ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Iyi ngiyi ni channel yindi twabashije kuba twafungura nyuma yaho indi mwari mutumenyereyeho cyangwa se mwari muzi ko dukoreraho yitwa Ghetto Challenge TV itagihari. Rero uyu munsi twagarutse dufite indi channel yitwa Dream Zone TV show, niho mugiye kujya musanga ibiganiro byacu byo gusobanura inzozi nk'uko byari bisanzwe. Ubwo rero turifuza ko mukomeza kugenda mudusapotinga mudufasha mu buryo bwose kugira ngo nayo izamuke, nayo imere neza cyane nk'uko indi yari imeze. Ya rero niko byacu kuba byagenda nyine, murabizi ntabwo ibintu byose biguma ari byiza, haje kuzamo akantu gatuma channel yacu ifungwa. Ariko rero tuyishimiye ko kongera kubereka nyine cyangwa se kugaragaza urundi rubuga rushyashya mugiye kujya mudukurikiraho umunsi ku wundi nk'ibisanzwe. Rero ni Dream Zone TV show, muze mukande subscribe mutwumve cyane, musharing ibiganiro kugira ngo nabyo bikomeze birebwe nk'uko mbere byajyaga bigenda kuri iriya channel yacu ya Ghetto Challenge TV. Ubwo rero twizere ko mwese mugiye kuza kudusapotinga hano kuri Dream Zone TV show, kandi subscribe, ukore like ku biganiro, usharinge kugira ngo bigere kure cyane. Murabizi njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Mukomeze kugenda mubana natwe, nuvuga ngo ahangaha ntago wenda dusobanura inzozi, ahubwo ni uburyo bwa introduction cyangwa se mu buryo bwo kumenyekanisha ino channel yacu nshyashya kugira ngo mwese muyikunde kandi muyimenye cyane. Ni Dream Zone TV show niyo turimo dukoreraho, cyangwa se ukaba wanagenda utwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp kugira ngo dukomeze kugenda tugufasha gusobanukirwa inzozi neza cyane, ndetse no kujya muri groupe ya WhatsApp y'abantu bakunda gusobanuza inzozi. Rero nimero yacu ni 0788497754. Reka dure utaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.